umwanya wo kuba yacukura ngo azabona ahantu hamba abantu bakibaza n'icyo yabahuraga nayo kikakuyobera. Are you waiting for the Russian? Yes. Utegereje wa mu Rusiya? Yego. I think so. Ufitanye gahunda nziza. By saying I know so. Yego kumana usagenda nayizi ko nayarangezamo. I don't know. I fell in love so quickly I haven't found out yet. Ntago ndamenyerega byinshi kuri we. Has he said that he loves you? Yigeze akubwira ko agukunda ze. Tonight. Hari muri uyu munsi muri ijoro yambwiye ko ari buze kubimbwira kumbe bari nabarindagize bataramenya ko hano hari abafite gahunda yo gucika. Bazi neza ko ari iby'urukundo biri kujya mbere. Kumana abantu bagira amahirwe uko akundanye n'umusirikare ra Herega namujyanye. This is Abraham Wise, the electrician. Uyu nguyu yitwa Abraham Wise akaba ari umunyamasinga. Niye munyamuriro. Wari wambwiye ko umukeneye kumumenya dore nguwo rero. Good to meet you, Lieutenant. Byiza kuba twahura Lieutenant. Seeing you tomorrow night. Good. Uragira ngo umuriro ngo bizagenda ryari tuzongera guhura ejo nijoro ubwo tuzabikoraho. Ntago baganira ibintu byinshi ataza kugira uwaba yakeka ngo niki. Murabireba? For any plan to succeed, we must have the cooperation of at least. Gahunda zacu kugira ngo zigendweho. Bisaba ko tuza kuba mu byukuri twagera cooperation neza tukamenya n'abadage bahari ibangahe. Bari mu biki? Tukagenda dutwara umwe kuri umwe byo byakoro. Sibyo? Don't leave any marks. Ntago je nkeneye ko dusiga ikimenyetso na kimwe urumva neza. Abantu banjye baraza kubikora. Ni kuvuga bakeneye kubanza bakica abadage bose. Barangiza bagasigara bari guhangana n'abanya-Ukraine. We talked last night about cutting out the brain. Let us suppose, just suppose. Ejo twari twavuganye kubyerekeranye no gutwara umuriro. Sibyo? Reka tumere nkaho n'ubundi bigihari. Kandi ibintu byose bigomba kugenda biri mu ibanga. Sibyo? Tugenda dukuramo umwe kuri umwe nkuko mubivuze. We remove them one by one. Soon we can do that. Hanyuma nyuma yaho ngaho turaza gucika neza. Where would we stand? Turaza kuba duhagaze he. The escape could begin. Ndagira ngo mbyukuri nkubwira ngo igihe tuba tubarangirije neza turaza guhamagara n'abantu bose hanyuma igihe cyo gutangira kiraba kigeze. Ni kubwara abantu batazi gahunda ziri kugenderwaho. Ariko baraza kuzimenya. Ari uko inama ibaye. This is a problem. They can't come out. We're forbidden to go in there. We can't. Ikibazo gihari ni kimwe byukuri. Hari abantu bamwe bari ku mpande zimwe badashobora kuba bapfa kuza. Kandi natwe ntago twemereye kuba twajyayo. They can't come out even we are forbidden to go there. Kibazo uburyo bari bugereyo rero. Hari abandi bari ku rundi ruhande. You wanted to see me? Mwari mukeneye kumbona? Yego sha. Bigira hino. Can you make knives? Wakora ibyuma sha. Like this? Ibyuma byica abantu. Ibyuma se bimeze nk'ibikombe yatangiye yego. Yego sha. Just like that. Ngicyo ngicyo. How many? Bingahe? You can make. Byinshi wakora ni bingahe? Consider it done. Wewe menya nkaho byakozwe ukwirirwa umbwira ngo byinshi nakora. Mwibuke yabaje kuba yabura abagenzi nyina abura na se ndetse na mushiki wabo wabucura. Sooner the better. Nyuma y'akanya gato nituba turimo turacika ubuzima buraza kugenda neza. Ngino twigendere sheri. Ngene muyobozi bagenzi b'abayahudi bose bari hano. Dore ngabo. Murage muri. Had better be important. Wewe ibyo bintu mpamagare bari byingira kamaro butanzanye muri ya mikino yanyu. I don't know what's happening. Ntago nzi nanjye birimo biraba barambwiye gusa ngo baragushaka abayahudi bamwe bigaragambije. I know. Ntago mbizi. Ngo baramushaka. Oche! Niko Oche we. Uriyesha? Oche. Gwinan. Bara gifashe kumiki. Mwibuke cyari cyahudi cyene abariko cyabarwanyaga barakizanye gutyo dore ngiki. Cyo cyambere bagiye guheraho. Murage mva ku bantu dore gake barakizanye. Na burya imisega ibiri ni nandi kwigufuka ngayibaza abagabo batanu rero. No marks. Umva nta gikomere na kimwe kigomba kugaragara. No marks. Ngo nta gikomere na kimwe kigomba kumugaragaraho. Kibaza ko bari kubita ukadako nta gikomere kiri bugaragara. Ngo mwibuke neza ko nta kimenyetso kigomba kugaragara ko yishwe. Ubu yaraje ari kumwe nabo. Bagenzi be. Genda ubwira inshuti zabo tugiye gutangira tudiporoyinga abantu. Tuzadutwara buri umwe umwe tumwicireyo. Dore ngabo. Batangiye gahunda bakene bagenzi ko bakwibohora hano. Yari kubareba ntago aramenya ibijya mbere kumbugira iri gucura yacuze ibyuma arangira atangira no gucura n'udushoka. Mwibuke ni uri ku ruganda dore ukuntu ari kutubarira imifuko.
hano kajyamo ariko kaba ari karekare bana amaze kuba naho kaba ari karekare afite muri umunani uri kugenda ushyiraho nanone dore ngabo utwuma n'udushoka arimo aradukora aha ngabo wakwica umuntu tu arimo aradutegura buri kimwe cyose ari gutegura Everyone must be in position by 3:30. abantu bose bagomba gutangira kujya muri position saa 9 zuzuye z'amanywa In 1 hour. sibyo Two things I've learned about the Germans. hari ibintu bimaze kwiga ku badage And their greed. n'abantu bakunda by'ukuri kunezererwa n'ibyo bakorewe For example, Sammy was making a pair of boots for a ku rugero nka Samuel mwibuke neza ko akora inkweto fitting and kill him there. dushobora kuba twamuhamagara akaza kwambara tukamwicirayo Bike is a problem. ibyo ni birumvikana He checks the entire camp at noon, and then again at 5. bya byiza by'ukuri nanone turamutse tugiye tubatunganye ku buryo bigera saa 11 za nimugoroba tubarangije Mama was making jewelry for him. hanyuma hari na wa mwana ujya ukora nanone ibintu by'amazaba bakora amazabu nabakabwira ko bihari ni ukuvuga byasaba ko kubera ko abantu ngo baryoherwa n'ibyo babona twazajya tubashukisha bya bintu n'ubundi bakeneye ni ngabo sibyo Yes, I think so, from the sorting shed. ndakeka noneho bya byiza tugiye dukora deployment ku buryo nanjye naza kujyanwa ahantu hari amashati dore ngabo umwana araho keneye kuba yakwica abantu mbere y'abandi tuza kusakuza abarwana sibyo we ntabwo uri mu buyobozi bwo kwicira mu buyobozi bwo gukora sibyo we yari yararakaye kuruta abandi umunsi nyirizina urimo uragera uko umunsi urimo urarangira ngabo Sasha we No, I'm not supposed to talk about it. urabizi ntabwo byari byiza ko mbikubwiraho ariko Fine, too. njye nari mbonye ari mu mwanya About life and death in such a kubera ko urabizi turubundi turi mu kigero turi hagati y'ubuzima n'urupfu Sometimes one has to think. igihe kimwe na kimwe bijya bibaho ushaka kumbwira iki njyewe rero buriya nabonye umugabo kandi mwiza burya hari abantu bagabo usanga rwose baba barakoze neza ugasanga umuntu yagira icyo muhemba to me. urumva To alive. nanjye nanyene kuba nagira icyo nguhemba kubera kuri gutwizeza ubuzima How would I feel for you? nkakwereka icyo nkwiyumviramo njyewe ukakibona nkakikwereka icyo nkwiyumviramo Luca, umva Luka you must not say that. ibyo wibivuga rekera Please. ndagusabye Luka nyumva kandi I have a wife, mfite umugore a little daughter. kandi mfite n'agakobwa gato As far as I know, they're still. igihe cyose nzi neza ko bakiri bazima I love them both very. ndabakunda bombi uko ari babiri cyane kandi Didn't you tell me? kubera icyo utigeze ubimbwira dore mama I do not know. ntago nari mbizi ko uzigera ugeze aho wumva ko hari icyo ukeneye kumpemba nawe Aren't we? sibyo reka twibereho muri gahunda yo gutoroka ariko mana yanjye ibyo si byo bivuze iki kuba ari aho bari nanjye nk'abandi hano Luka, baruka I yewe never intended. sinigeze nshaka kuba na umuryango wanjye inyuma umugore araho ntimukima abantu ibintu mufite koko se ko atari byo ujya gusaba ko utabisize wanjye ariko wabaye ute binikira ho abagabo burya imyanzuro burya ngo niyo ntambara ngo ntimukima abantu imyanzuro kandi naho bajya gusaba ngo icyo kibazo nari igisubizo burajya mba kuba imyaka burya umuntu yarakaye afite uko yarakaye akotse yari yakaribwa abantu bigaragara ko abantu bari gushira umugore araho yakomeje kwitegereza hano basirikare umunsi urimo uragera kubera ko bagenzi igihe bateguye kirimo kiragenda kigera gahunda zabo bateguye ziri kugera 3 days. No transports are coming in until after we're back. You two. giye kuba nagenda na iminsi 3 ntaragaruka urumva neza nta kintu na kimwe mwemerewe kwakira kugeza igihe nzagarukira murabeho uyu ni umuyobozi mukuru aragiye azagaruka within 3 days ni kuvuga nabo gahunda zabo bateguye n'ubundi bateguye n'ubundi hari abayobozi bamwe badahari We just found out that Captain Reichleiter and Wagner left today for a twaje kumenya by'ukuri ko Captain Likely Vaska yaje kuba yagenda kuri uyu munsi decision. kubw'ibyo natwe dukeneye imyanzuro yacu bwa nyuma na nyuma Now let us go over the details. The killings will start at 4. ubwicanyi bugiye kuba bwatangira Until then, it's a normal day. kugeza igihe by'ukuri uyu munsi uza kurangirira In charge of compound 2. hanyuma igihe umunsi ujya kurangirira niwo mwanya natwe tuza kuba twasigara kubera ko abayobozi bose baba badahari In a car. turaza gusigarana abasirikare barinze batazi abo barinze baribo We'll run sibyo legs off carrying messages between us.
hanyuma hano hari akana gato kagomba kwihuta kazakajyana ubutumwa Roll call. bujya kutuzana uwo ari wese dukeneye He must be killed as well. Leon and I sibyo will handle that. I promise you. ibyo ndabasezeranya rwose. When we hear Judah's bugle, we act normally. Bayahudi mbabwire To the assembly. igihe tuba turi kumwe turi n'ahandi hantu turaza kuba tumeze nk'aho nta kibazo. And instead of dismissing, hanyuma ikintu tugiye kuzadukora nta byo gutererana umuntu ku mwanya wo kwica undi. we will have pistols to take care of the guards in the tower. hanyuma ibyo nibirangira turaza kugira imbunda z'abari abantu bose zishobora kuba zakwica abarinzi bose bari hejuru ku minara, Like us kubera ko biriya banya-Ukraine twagenda twica bari hejuru bafite imbunda zikomakomeye, before we get out. baragira pistol ku pistol bari bugire ngo barazikura ku bayobozi bakuru b'Abadage barimo hariya. Moves in the Ukrainian barrack. I think I can steal some rifles and ndakeka ariko njye nshobora kuba mu by'ukuri nakwiba imbunda hariya muri bariya banya-Ukraine kubera ko mfite uburenganzira bwo kuba nagerayo. Meet my men just before. nuramuka umaze kugerayo uhita uhura n'abasirikare banjye muri iryo joro. Don't take any unnecessary. kandi ntuze gufata ibidakeneye gufatwa. Sobibor. hano muri Sobibor ni urupfu. ni ukuvuga umunsi bagomba gukomerezaho ni umunsi ukurikiye bagenzi, ariko bikaba bibaye ngombwa neza ko bagomba kuzongera bakabihindura. umunsi ukurikiye uyu nguyu bagomba kubaho, ndetse n'umunsi ukurikiye bakaba bose bamaze kwica abasirikare bose, kubera ko imbunda ya musore aziba ngo izazanwa ku masaha y'umugoroba mu gicuku. Yes. yego It's a holy day. uyu niwo munsi ugiye kuba umunsi wera. It's going to be the holy day. Bye. ho Kill on holy days. Why not the other way bigiye around? kuba byabana byiza cyane kumwe ngo hagiye kuba umunsi wera. There are those here who wonder if we can forgive God. hari abantu bamwe bajya bavuga mu by'ukuri ngo twababarira Imana This plan ku munsi wera ntitugira abantu bica, kumbe wari umunsi koko wera ngo buraza gucya ari umunsi w'isabato, Yes. kandi uwo munsi nabo bakeneye kurokokaho naho kujya gucikiraho. I have to pray. ibaza icyo kintu ukuntu ari ikizami kinini cyane kuba bari bwice ku munsi wera. ho bakiri muri ibyo bamaze gutegura, dore ngabo abasore bari abasirikare bari abasivile bari aho nanone ngabo, dore uko bagenda batandukana gahunda ziraho bamaze kuzemeranya. dore ngabo ho hari abandi bataramenya ngo nibiki biri kujya mbere hano, hari n'abandi bazi ngo nibiki biri kujya mbere hano. Today's supposed to look like a normal day. You're dressed like you're going to a wedding. uyu munsi byagomba kuba ari umunsi usanzwe, niwe wambaye nk'ugiye mu bukwe, rega nta n'isoni. I'll go and change. No, it's too late. ugiye guhindura igihe cyarenze, urahindura se mpaka na ryari? uriya we yamaze gutsapa nk'umuntu uri buhita agenda. Who can work? You can. It makes the time pass by. bakiri muri ibyo kuri wa munsi batunganyirijeho gucika, hari ibikamyo byaje murage muriba, kandi bateganyije ko uyu munsi batangira kugenda bica abasirikare. kumva abasirikare, dore ibikamyo bya gisirikare. uwo niwo munsi bateguye kumva abasirikare habaye icyo bita deployment y'abasirikare. This. mana yanjye ibi ni iki koko koko? You want me? ibi ni iki koko? dore ngabo deployment y'abasirikare benshi bikira. uyu mugenzi wabo yarabirebye, bagenzi mwibuka baragiye gutangira gukora ibikorwa, kandi abasirikare baraje. dore ngabo ikibazo kigiye kuba cyavuka. ho hari abari bapanze utuntu twose. SS men just arrived. I never abasirikare barahageze, abandi b'Abadage binikira 30, I don't know. Where? bararengana 30 bavuye izi ari ndubizi. What are they doing here today? barakora cyane kuri uyu munsi. We've got to get word to Sasha right away. tugomba kubibwira Sasha hakiri kare rero, ni wa murasha. We're dead. We're all dead. bitari ibyo twese tubigerageje twahita dupfa kuri uyu munsi, twahita dupfa. ahaje abasirikare bagenzi. ho dore ngibyo n'imodoka byabo. niwo munsi bari bateguye neza ko bari bucike. munsi bateguye ni nawo munsi ubaye umunsi bagenzi w'ibibazo. dore ngabo ho We're 2 hours already. Sasha, amasaha abiri ararenze. What are they doing here? biriya birakora cyane. Maybe they're just visiting. hari wasanga baje gusura, Visiting. basura Death camp. basura kampu y'urupfu, death camp. Canteen there, a lot of vodka. none njye namenya ari ibiki? Yes, we don't have a chance. bigaragara ko nta mahirwe dufite. More chance of somebody. barakubejesha uko tuzatwicara bavuga ngo nta mahirwe dufite, niko tuzaturushaho kugira imyaka. baye bahari baye badahari, n'ubundi gahunda zacu turazikomeza. ibyo ni iki? umusirikare araho uzajya uhora uvuga ngo nta mahirwe, bose nibaza gutura hano bizagenda gute? gahunda zacu zirakomeza. umusirikare araho ntago zihagarara ngo hari abiyongereye. kumbe hakurya baratwikaga abantu, ukagenda bukira bugacya bagatwika abantu. bano baracyacungana n'abari abasirikare. Thank God we waited. Imana ishimwe, dore ngabo bagiye kugenda.
Yes, ho it would have. none But we have to go tomorrow no matter what. Before... uko byagenda kose niba banagiye ejo nta kintu kizadutangira ejo tugomba kugenda umunsi ukurikiye uyu munsi nubwo uyu munsi urangira umunsi ukurikira bagomba kugenda kandi ku masaha y'umugoroba ho we yarababwiye ati ibyo ntago bibareba sha babe bahari babe badahari turagenda bwarakeye rero umunsi nyirizina dore ngabo Stop. You work here. muhagarare we kora hano mwebwe muze munkurikire ngo stop we kora hano abandi bankurikire you walk here abandi munkurikire arimo ararebana n'amasaha mwibuke saa 11 zuzuye bagomba gutangira mission yabo saa 9 saa 11 zuzuye bakaba bayirangije saa 11 bagatangira kwirukanka ku buryo bari bugishyamba bwije n'ingabo zabakurikira abagenzi izibabone kubera ko n'amashanyarazi araza kuba yangijwe kumbuye umwana yakoze udushoka twinshi kagwereza agashoka ndetse n'icyuma agashoka gakurwa mu ikoti ndetse n'icyuma dore ngabo uragenda kubiye imyaka gahunda ni gahunda niyo porogaramu burya aho umugabo musezeraniye aho muvuganiye niho burya munahurira dore ngabo ho muragiye mureba rero Have you seen Sergeant Frenzel? wigeze ubona Sergeant Frenzel oya Where is Frenzel? Frenzel ari It's Barrack. ndakeka ari hirya muri barracks Sergeant Frenzel Do not get him in there before I tell you. genda ntumuzane ariko tarakubwira urumva uyaragira ngo bahere kucyo bita Sergeant Frenzel baza bagiye banga babagome cyane Yes. Take yego clothing store house, so pick up Monday on the way. ndagira ngo mfate abasore bamwe mu byukuri bajyane hariya hirya mu rwambariro dore ngabo n'udushoka twabo umwana uruganda bamuhaye kugira ngo azajye bacuramo intwaro zabo yatangiye gucuramo ibikoresho byo kugira ngo babohore bene wabo Sir. Please. nyakubahwa They're late. barimo barakererwa kujya gukora akazi yarabarebye uyu ni umunya-Ukraine ntago ari umugemani ho ngo barimo barakererwa please sir they are late barabazanye dore ngabo bakaleta kuleta babazanye mu myambariro ni ukuvuga buri kimwe aho kizakijya gisanga hari ikipe y'abantu batanu ikimerere nawe burya nta So far, so good. ndabona hanga hari byiza ariko Sasha, we're ready. genda ubwire Sasha ko twahageze twiteguye icyiza mwana ari kimwe barakimirira nabi Yes, sir. Pick Yego. men from the sorting shed. fata abasore batatu baza bagiye guterura ibintu For heavy labor is the North Camp. urumva neza bazabijyane muri kampu y'amajyaruguru urumva yaragiye kuzana Sasha ngo abwire ko bariya bahageze kumva hari ikintu cyaje no kumutwara yaraje You. wowe nawe muze munkurikira niba ukungu bafite gahunda ze yaragiyeho kandi ntabwo ari kugenda ngo ajye kugira n'abandi yari yabajyanye Leon, look. Leon It's Project. aricyo ndimo ndabona abantu He's going the wrong way. uzi ko Project abashe kuba yafata abandi bantu abajyanye hano hatariho ho Tell Sasha, an SS corporal with a machine gun is taking away Porchek with 3 prisoners. I don't know. mbwira Sasha ko Project afashe izindi mbohe eshatu ntabwo nzanazijyanye kandi kumwe n'umusirikare wasanga ari itegeko bamuhaye abantu Sergeant Wolf back here. genda ubwira Sasha warwana yirukanka kandi umwana agomba kugenda nk'isasu n'ugiye kuba telegram hazajya agenda yiruka ho muragiye mureba rero uriya arajyanye abantu batatu bajya guterura Sergeant Wolf, I've been looking for you. afande nayo ndimo ndaguhiga The Mundak has found a beautiful leather coat for you. bari bakuboneye by'ukuri Clothing store 'em, sir. kenda He said kagezweho it. rwose Minute. kandi bambwiye ngo karagukwira pe nyakubahwa ngwino kamanda tugenda ho aco Look out. Clat's coming in. bigaragara ko Kreta araje turakora iki Get back. Get back. subira inyuma mugende mwitsimbe ndamwereka ho bagende bitsimbe ngo amone ikoti ryiza Yes, sir. yego nyakubahwa I want a wool shirt. nkeneye ishati Please help yourself. yifashe nyakubahwa amashati arahari ho dore ngicyo German we You don't work here. ntabwo ukora hano You work in the sorting shed. ubundi rero ntabwo ukora hirya iri ukora hano dore agashoka k'ibitugu ubundi we ukorera hano ja ho bakeneye kwibohora It begins. biratangiye kandi mwibuke hari uwo babwiye ngo aze afata ikoti hano No turning back now. bigaragara ko ubu dutangiye nta gusubira inyuma we began there is no turning back turatangiye nta gusubira inyuma imbunda ya mbere yabonetse
hari icyo babwiye ngo kize cyambara ikoti hano mu kanya dore ngicyo kirimo kiraza kije kwambara ikoti rigezweho ngo abajamani ngo they are proud people ngo n'abantu bagenzi banezerwa cyane yaje kwambara ikoti bamukoreye bijyanye n'igihe. Oh, Good afternoon, sir. The prince told me you have a leather coat. Ngiriwe nyakubahwa. Yes, sir. Bambwiye ko ufite ikoti ngo ryiza ry'uruhusha rinyereke. I might have to let it out. Leather coat nuvuga ngo ni ikoti ry'uru leather coat. Yes, sir. Dore ngiri nyakubahwa. Ryakubera pe. Handsome. Cyane ryiza pe. Very handsome. Good. Ryiza cyane. Fit me at the tailor tomorrow. Uza kuri nzani oya. See how it looks now. Kutanarebye n'ukuntu ryakubera nyakubahwa. Ejo nzari kuzane ko harebye n'ukuntu rikubera. Dore ngabo imbondirago. What was that? Icyo cyari cyaranje mufatira amaboko n'ikoti dore ngabo nabandi baranika dore icyuma. Oh, batangira kubayobozi baracyaniga umuntu yapfuye karekare cyane. Bafite ubugu nabo bafite bagenzi ikintu bitagahina n'akabaro kenshi. Pistol y'iki nayo irabonetse. Beckman, Nyakuba. Looking for you. Nari guhiga. The tailor Mundek has found a beautiful jacket for you. Tailor Mundek ngo yarakubaniye ka jacket keza. Sir, Yarambwiye ko kagukwira Nyakuba. just take a second. Ngo jacket? Ndakubwiye ko nshaka jacket. Ntago nzi Nyakuba. Will be perfect for you. Ariko yambwiye ngo ni ryiza kuri wowe. Ari bisa. All right. Yego. I'll look at it. Ndaza kubireba igihe cyose muri uwo mwanya. Uye yanze kujyayo. Muragiye mureba rero. Bari kubatwara abagenzi ko bakoreye ibintu runaka. Yaramurebye aricara atekereza. Kusi yaragarutse cyangwa. Haraho yaje hano. There are 2 dead so far. Sergeant Wolf. Babiri ngo bamaze kuba bapfa by'ukuri. I thought we had Sergeant Beckman, but he walked away. Naenzi ko na Sergeant Bagman turibuze ko umuntu ariko yanze kumvira ngo aze. Where's Beckman? Have you seen Sergeant Beckman? Wigeze ubona Sergeant Beckham? But he left. Beckham? Emmet, we lost him. Turamubuza arakabura uko yegera. To his office. Yange bikundagiye niba atari hano arajya mu biro bye. Turamusanga iwe. If you need me. Niba unkeneye. Ndaza kuba nagira icyo mfasha. Can you deal with Beckman? Wambona Beckham? Yes. Beckham. Ngo ni Beckman ni uko vuga ngo Beckham. Uragiye mwumva ni mukuntu zivuga ngo Beckman. Beckham. Beckman. Mugora araho yumvise bagenzi bari gutegura ibintu mwibuka yarafite icyuma runaka. Afande umva. See you in the carpenter shop at 4:30. Why? To pick the color of the stain for your bookcase. Naje kuba nakureba by'ukuri kuva kare bari bambwiye ko bagukeneye. That idiot asked. Banshakira iki? Inkweto. Izihe nkweto? Should I tell him 4:30? Yaravuze by'ukuri ko yaragukoreye size yawe. Try to be there. Wamuginga imbere hari igihe cyose nkeneye kuba ubu ngubu ntago ndi bujye kureba inkweto. Binikira. Ngabe amacoka baracyakwikira dore ngabo. Barwiyemeje. Barwiyemeje. N'abasirikare dore ngabo biyemeje urugamba. Sasha. Will you stand next to me at all? Uzamagarara inyuma n'tuba tugiye gucika. Thing for me? Sasha byo nibyo uri kumbwira. Tell me. Mbwira. Kira. If you will wear this. Nuramuka wambaye kano. For good luck. Kubw'amahirwe hari. Ngo naramuka kambaye kubw'amahirwe dore kumera muzane agashati. Ngo nakamahirwe. Nakamahirwe. Yarakarebye. Ngo nagashati kamahirwe. Luca, it is beautiful. Luca wakoza akantu keza mu byukuri. Ngajya nacyo ntakukora n'ukuri ngo wanga buriya ko. Ntigamuri nuko mwanga ko umuntu yanagira nicyo. Gera muri. Kandi nakagukoreye. Nakagukoreye renga. Ngo yakamukoreye. Ngabo yari yakamukoreye. Harangije harongera nyina mucaho gukire ku mana ubwo koko. Yewe reka nigendere nyine. Simuntu burya dafite aragitira bakimwima kakihoreye burya kata. Yewe. Baraho. Yo yaraje igihe batamushaka nicyo gihaziye. Dore ngabo. Yego nyakuba. Are my boots ready? Boots zanjye mwari mwambwiye ziri hehe ngo nzambare ndebe. Amasaha bamubwiriye ntabwo igeze aza. By all means, sir. Nyakuba wayicara ngira icyo mbikoraho dore ngabo. Bamwambike.
boot zabo ntabwo ari ya boot upfa kugira ngo umuntu apfa kuyikuramo reka da kugira ngo umuntu azayikuremo abanza kukanagira kuriya kumba hari undi waje nagashoka rawusha kumba dore ngabo garuka gatsindwe sha barakubeshe dore ngabo baraza barafata baraniga undi araza kumba uyu nagamenyereye byo kwica abantu dore uko mureba kumba mpaka byaraje bigera mu idirishya rukuba hari ibindi byamubona sashana herere yarababonye dari cyuma cyakado ubone wajya kubabuza amahoro sashaje yiruka ko yakageze gutya reba ko nta rumwegeze ugira icyo reba cyangwa yumvise cyane atatse hose hari umutekano sasha akira ka pistole kagumane nawe bakira ka pistole ngo kagumane nawe mucya kukibikije gikaritasi kumbu yabuze ahandi yanabika ibyuma aracyabikeneye ariko kubibika buraza kanaye kitwaza ari gihe wazagakenera sibyo Moses sibyo Moses, if I'm killed, Moses ndamutse mpfuye rekera amagambo udapfa ngo Moses nibwiye bagenzi ari mukuru na murumuna ngo ndamutse mpfuye ngo rekera udapfa if I'm killed ngo rekera udapfa rekera tuzabaho sibyo tuzabaho ngo ndamutse mpfuye ngo tuzabaho Schlam. dore ngabo kumbi yari cyo yajyanye mwibuke neza ko yavuze ko azajya bazana intwaro bigaragara ko ndaje we undaraje ku nkweto dore ngabo undaje ku nkweto dore ngabo arahanagura ahantu hose chauffeur Fast akira yitwa chauffeur Fast A message from chauffeur Beckman. akira message ivuye kwa chauffeur Beckman kwa chauffeur yitwa chauffeur Fast message ivuye kwa chauffeur Beckman Tell him I took care of this yesterday. Jya kibazo mbwire ngo nacyitaye ejo hashize. Tell him I have just take care of this yesterday. Ngo nacyitaye ejo hashize. Inkweto zanjye ziresha. They're finished. Zarangiye nyakubaha inkweto ziraho. Ba mwana ajya abwira ngo inkweto nubwo bose baje kwambara inkweto. Bambaye amajaketi bayambaye. My child. Mugore wanjye, umwana wanjye. Yo. Kumburiya we nitwabonye nuko byagenze icyo mpfa nuko babirangije. Ngo my wife, my child. Mugore wanjye, umwana wanjye. Kamenya ngo karabaye. Beckman. Yaraje dore ngabo. Akazi karimo karakorwa neza. Abasirikare bose bakomeye bari kugenda bashira. Mwibuka uyu ngo agiye kubibira imbunda aho afite uburenganzira bwo kunyura ahantu hose. Nawe muhagarika kubera ko yemerewe n'abayobozi kuzajya batunganyiriza amazaba mpeta n'ibindi bijyanye nabyo. Buryo bukungu burarya sha nta kitarye nk'ifaranga. Kayi no mucuzi kabuhariye dore ngiki kinazanye gutwaramo imbunda. Reba niba nta muntu uhari. Afande. Kureba gutya nta muhafane n'umuhari. Yegera akagufuri. Afite uburyo azica mu dore ngabo. Imbunda ziraho kiyo bakene n'ukuroko bagatoroka bakavana. Imwe yayimennyemo birareshya neza. Indi nayo ayishyiramo birareshya neza. Kazana indi share kazana indi. Indi nayo kwishyiramo iranga. None irajya mitara. Reka inyibika nzayibesho to. Niki nacyo arakizana abanza kukirunda hano. Ibanze yitegure neza. Arebe neza ko nta kibazo runaka kibaye. Yaje hakuno hano mu masasu. 79mm dore ngabo. Masasu najya maratangira gupakira ubukarito dore ngubwo ubukarito bw'amasasu dore ngubwo arapakira icyapa n'ugomba kukumba ari maragira cyo. Hari igikamyo cyazaga. Kumbe iki gikamyo kije. Igikamyo kije. Kirimo aba Aziz. Genda ushaka ubufasha sha. Genda. Wabonaje hano we. Wabonaje. Haya. Kiyahudi ko kiri hano ra? Sturman Krat, uriye. Itwa Krat Sturman. Koreba iki? Ntaga kivugisha cyo ngo buriya ngo ntaga ari ikintu.
bagira n'agasuzuguro nta nubwo yabaza nk'imbunda zireka ndabona nta basirikare bari nubwo bazijyanye uriya ne Where's Clat? Karatari ntago mbizi Well, I haven't got all day. Get 2 men to... ntago mfite undi munsi genda uziga abandi bantu basore babiri bazi babitware gira vuba I don't have all day nagenda biga abandi basore babiri bazi babitware kurikira ureberera amasaha abagenzi yakomeje kugenda yisunika kumbe wa wundi ukora ku muriro bari babwiye ko ari buze kuza guca umuriro bakoreshaga wari generator dore ngabo n'abadage bariyemera ni Benz Mercedes dore ngabo kumbuye kugira gutya afunguye reservoir amaze gufungura amenamo umucanga dore ngabo mukanya gato kiraza kuzima ho kiraza cyane ngira ngo kizimye naho ubundi ntago yakizimya kigomba kugera nimugoroba saa 11 kitakiri gukora They took me to the North Camp. I couldn't get out of it. So far. none Very lucky. uri umunyamahirwe kwe uyavuye muri camp none avuye mu majyepfo abashe kuba yabwira n'abandi ko bagomba kuza gucika ho kandi n'uyu munsi dore ngabo Just can't believe it. We're actually killing SS men. I mean, that's a hard thing to believe. Killing them. tugomba kubica Beautiful. ni byiza cyane natwe tubyizeye Believe it. tugomba kwizera ko tugomba ku yaragiye ngo tugomba kwizera ko tugomba ku kumbe iki cyaraje mu gikoni cyaba abandi mu biribwa abantu bakaritasi sha biraryoshye ko numva bihumura pe What? Fail me. niko Tell me how you do it. mbwira wabikoze utuye umunsi ko byaryoshera You are a plumber, are you not? siwe mutetsi witwa Brahma harya witwa Brahma cyangwa Only a Jewish plumber. uri umuyahudi cyangwa uri umwubatsi uri iki umuntu umutetsi uri umwubatsi cyangwa uri umuyahudi bwoko ki ndabona uzi gutekaho gahamba ngabo arihumuriza ye kumbuye kuye y'urwuma rero kubwira abagenzi be we uri mu bicisha uri ikiragi cyangwa uri igipamatwe ya nyakuba hatagira ukumva hatagira What's your Christian name? bakwitiriye izina rya gikristo sha I'm just trying to be friendly. ndimo ndagira ngo mbe inshuti I'm just trying to be friendly What's your Christian name? izina rya gikristo izina rya gikristo ngira ni wagikarita dore mama yamusogose icyuma Herschel Zuckerman. nitwa Herschel Zuckerman ntuzigere bagirwa izina aho gahamba don't ever forget it don't ever forget it haramwice bwa mbere kuva yabaho kigabo mwibwa cya kimukubita arimo aragabura kigenda kumwicisha inkoni ngabo ndagiye mureba amasaha aracisunika We can't wait any longer. It's almost time for roll. ntago twategereza Beckham tugomba kumukura mu bintu hakiri kare You come right back here, get Kalamali and the other Russians. Take. nurangiza ufate nuzuriya asha hamwe n'abandi barusiya dukomeze gahunda Beckham agomba nayo kuva ku bintu yego akira kumva No. oya Let him use this one. murekaze gukoresha kino cyuma nibyo byanshimisha kiri ukoresha iki ku umugore nawe yari yabumvise nubwo atazi ibyo barimo ariko yumvise ko bagiye kwica umuntu ngaze gukoresha kino nibyo byiza murekaze gukoresha iki barapakurura uyaragarutse arabareba neza haritegereza neza napakuriye baracyapakurura bariya bagiye kwica Beckham muri office Beckham yanze kuza Sergeant Beckman. shaka Sergeant Beckham niyo tuje kureba Sergeant Beckham ngo ni Beckham baje kumuhiga muri office ye kubera ko we bamutumyeho inshuro nyinshi yanze kudura ingabo abagiye komanga barakora icyano ikishangira shawe dukora icyano kumbe yazanye urwuma uri araniganiga ajyana mwiceze we ngwino wicara Misiri dore kirara cyatinya kwicara kuba cyatuma umuntu arabura yaraje arasogota hari ukwibeshya agasogota mugenzi we rero Sergeant Beckham amaraso kuva yabaho bagenza abayahudi mu bwa mbere batangiye ko bagenda bakora amaraso abayahudi
Put him behind the desk. turamushyira inyuma y'ibiro by'esha uko yakaje atya yaraje yinjiramo hano hari uko bari kuza nagiye kureba Beckham yari gupfiramo burya Imana yebera imwe nihumbye mwe bayobozi bari basigaye Sergeant Beckham ndetse n'iki kiri gupakuruza ibintu hano musubira inyuma ja uyarimo arababara neza igihe bagenderana icyo gihe cyane kuba atwara zira ntwaro kandi agomba kugenda akaziriza babasirikare ba Sasha byagenze neza twabyisha hafi ya byose asigaye bike cyane hano hari n'udupistoli dore ngutu na hariya harimo n'utundi tuntu dore ngaho n'amasasa ajya muri za mbunda zabo agiye ari anane nawe ufateho urumva neza sibyo usasu bari bafite imbunda barazifite aho ngaho bazizanye apande wabo bamuhaye na ka pistoli ntabwo bigiye kure cyane bigaragara by'ukuri ko turi abanyamahirwe turaza gucika kuri uyu munsi mugenda mugiye gusoundinga kakara mugiye kuzamura impanda sha abantu batangire bazi ngiye kubabwira hari abasagenti bataraza bose turabategereza pukana ryari dutwara abo bahari bana namwe uriya yohereje bagenzi umuntu ujya gusoundinga none ya mpanda yabo ihamagara ubufasha ituma abaturage bose bazi uwo murira raho nibuke yamaze gukiramo none ariko umurasha yihutisha amasaha dore ngaho singa ziri gucibwa ibonye kuntu bari kuzitekinika biri bihamagarane biburane warahamagaye abantu bere kuko abayobozi baza kwatendinga meeting ntabahari ubuyobozi byinshi byapfuye bisigaye byose ni bya makuru dore ngaho mwese kandi mugire vuba dufite buri kimwe cyose abanya-Ukraine ntago bazi ngo nibiki bijya mbere dore ngabo ukuntu bangana arimo arababara imbunda bafite ngo nizo kwica bari kuminera hejuru munkurikira ja nizo kwica bari kuminera hejuru kubera ko bafite imbunda bagenzi nini za machine guns zishobora kuba zarasa abantu benshi Are you wearing it? Do you think I would not? Kaga shati wakambaye se yego. Waketse ko nari bukambare se kiranenguye ikote. Naye muhe bagenza gakoti ngo yambare. Hodringa. Waketse ko nari bukambare se. Have you seen him? He'll be here. We tuza razana. Kubera rwiga kakana dore intwaro barazifite ngizo. See? Urareba? No kuzikora sha. I don't know how to use. Akira kabunda je ntago nzi uko bagakoresha. I don't know how to use this. Naga pistol. Nagazi ko ari ugukora muri abagakurura gusa ubundi hasigaye. How long do we stay here? Turagumana umwanya ungana iki? Blow the whistle for roll call. Mukanya gato nitubona abasivile batangiye kwirukanka. Tuzatureba ikirasa aricyo natwe turasa. Vuga abasirikare bo hariya bari kuri target yuko bazaba bareba ikirashije machine gun. Akaba aricyo bakura mu nzira. Kubera batangiye disikurira kubera ibyishimo. Kubera ko minutes before roll call. umva harabura iminota mike cyane nubwo utegereza iminota 10. Look what's happening. Reba birimo biraba. Abaturage batangiye gusekera ibyishimo bakirimo nano mu nkambi. Harabagiye babwira abandi dukora iki? Babwira none ahabwa iminota nabwo tuyitegereza. Nona. Mwese ku mirongo ca. Mwese mujye imbere ku mirongo. Dore abandi ukuntu bari gusohokana n'intwaro dore ngabo. Ku mirongo mwese. Mwese kandi ku mirongo yanyu. Abayobozi nabahari uri yaciye insinga zose. Dore ngabo. Abanya-Ukraine biraho ntago bizi bijya mbere. Kumbu yaje hano. Aje hano uko akomeza arimo arajya handi kwa Sergeant Beckham. Araza aratambuka imiriro y'imwe agenda icika. Nibuka geneta yashyizemo amavuta yashyizemo nako yashyizemo umucanga akijya kugenda umuriro ugiye cyakoze ku maraso. Amaraso. Beckham. Ngo ni Beckman. Kurikira gutya amaraso Beckman. Beckman. Hello. Yagiye gukora ku nsinga nta mwanya.
hari ikibazo cyabaye cy'umuriro none afande Beckman ngo arapfuye byo nikibaye kuba baciyeho biruka dore ngabo dore abana ho isasu dore isasu ku ho karabaye we hajejeje bigaragara tugomba kuba twavansa munyumve neza abaturage umunsi wacu bashe kuba wagera abayobozi bose b'abayahudi twabishe nako babanazi twabishe ndagira ngo muzagende mubwire isi yose ibyabaye hano muri Sobibor Imana iri kumwe namwe aho munyura birabareba icyo mupfa nuko mugenda abasigaye namwe mugende mubiyicira iri ngabo ndacyajya mbere dore ngabo bafashe urugendo bagenzi bakeneye gutoroka icyo bapfa nuko bagenda aho ngaho nawe irebere kumbe hari abandi bafite ubwoba ko bashobora kuba batoroka bakazagira ikibazo nka cya kindi bagenzi babo bagize kuva hano bari kumva bidashoboka kubera ko bari bamaze kumva bagenzi ko ari bwo buzima bwabo mupano mugende murarekuwe mugende tureka abantu nawe udatwicisha babona turabizi muragaruka mupfire hano dore ngabo mupano mugende badashaka kugenda abari kumva ariko batarari kurwadura ingabo pimira cyajyeyo ho commanders baraho dore ngabo basirikare soldiers commander ho we havaringa sha dore ngabo mereza dore ngabo kumbuye yaje yirukanka arishakira niyo mbunda dore ngabo kimwe cyavuye mu munara ho byari bifite machine gun za mbunda zikomeye za machine gun akiraga pistol nawe ugenda sha rukagenda ushigenda turage dore ngabo bafite imbaraga bose bari bakeneye gucika ariko bagenzi imbunda ziraho ntago ziboroheye ariko nta kundi byagomba kuba byagenda aho kugira ngo bahagume bose bazapfire giza no kubake bapfa abandi bagenzi bakagerageza cyo nacyo ho dore ngibyo bityamani baraducitse bagatsindisha dore ngabo baracitse basivire ho dore ngabo dore uko barasa ngo bajya kurasa akoresheje pistoli akikanira kumbe kugira gutya ho basirikare tugendesha dore ngabo ho bagiye no kugenda bahambura bari mu zindi nkambi ari inkambi imwe ariko igifite sectors zitandukanye ama section yatandukanye yari inkambi imwe ariko ifite sections zitandukanye dore ngabo agapime karacyageye in the sound video library ho dore ngabo apfuye we chabugufisha ho Budage yari yarafunze ahantu hose kuba bagiye barenga hano hanze harimo za landmine harimo za mini ahantu bari bafungiye ni hanini meze neza wakomeretse reka da ndaza kuba nabona mu ishyamba mugende I'll find you in the forest mugende ho kimwe yarakizanye ho mwana raho kimwe yarakizanye bari kugerageza barebe ko babona abantu banyura bagenzi za senyenge zikomakomeye kumbe iki cyabarasi bagenzi ku rugo dore ngabo barabekera ubusa turagenda tu dore ngabo baragerageje bishoboka kumba n'abagiye kuzana inzego barebe ko buryo batabarana cyo bakeneye ko bava hano kandi aho nta n'amashanyarazi ari mu mwike bagenza b'umuriro bamaze kuyaca kare ho ibi ni ikira cyo dupfa tugende sha tugenda ho bagwe bagenda bari benshi ibyo bagwe bagenda ho bakeneye bagenzi gucika bakavana dore ngabo
ntago bari bango senyengezera abajomba icyo bakeneye no kubuzima bwabo bwakongera bakagaruka. Musaza arambwiye ngo just go bear witness to what happened in Sobibor. Ngo mugende mujye ko bahamya ibyabaye kuri Sobibor. Mugende mubwire isi yose byabereye hano. Abadage babakuraga bagenzi mu baye barabafatiyemo bakabajyana muri Poland muri gereza yitwa Sobibor. Dore ngabo baracitse. Ariko gucika kwabo ko barimo bagenda imbere aho bari kugenda banyura ari za landmine. Dore ngabo turacitse we. hari za landmine kugira ngo bazagere ishyamba, bigaragara ko ari buze kuba hagereye mbarwa. Ntago wamenya ngo mini iri bukurandura iri he. Hari ukunyura aho nyine wumva kuri bunyura ariho itari kumba unyuze kumbe niho yari iri. Ariko icyo upfa gusa nuko ugomba kwacika. Dore ngabo kindekura nacyo. Abayahudi benshi barapfiriye bagenzi mu gihe cyo kure bashwa bacika Sobibor. Ntago yari inkambi yoroheje kuba yacikwa. Ntago yari inkambi yari yoroheje kuba yacikwa. Dore ngabo ntago yari inkambi yoroheje, ariko baragerageje, bari benshi pe. Kumbe inzira zose ntago banyuze inzira imwe, inzira ni nyinshi zigiye zitandukanye. Buri bantu naho bari bapfugiye no bagendaga banyura. Ngabo abakomeje urugendo kumba hari ikindi bagenzi kiri kubasya n'amasasu, ariko aho kugira ngo bagenzi bagume muri buriya buzima bari barimo, ahubwo byaba byiza ari uko bagerageza bakazagwa ahandi. Kumbe yaje nyuma. Dore ngabo uyu musore yaje nyuma. Mwibuke neza ko yari umwe mu bakozi bakomeye. Kugira gutya yabonye wa mugore we yarashwe. Yabonye wa mugore bagenzi bakundanaga, yabonye yarashwe. Abandi benshi bagiye bahagwa. Agapino karacyajyeyo. In the sound video library UNPK production alongside Yakuzazo. Kumba abajamani baragiye bazana izindi ntwara, abandi bagiye barasigara. Dore ngabo ariko aba nabo ko bagiye ari ku mugoroba. Hoya haguruka ntago wasigara. Twari tugiye kugera mu ishyamba. We are almost in the woods. Bari bagiye kugera ishyamba. Yararashararasa ariko bahambirwa. Ishyamba dore aho bari kurirebera abagenzi na metero make ngo barigeremo, kubera ko n'amasaha y'umugoroba barimo aragera. Ubundi bacitse ari saa 11:10. Ngo byange bikunde bari ani bagereza no kubakurikira mu kanya buraza kuba bwije. Kandi by'imiro byose bagiye bamaze kubica. Ubwo nta naho basaba ubufasha kugira ngo bazabagereho bubanano byoroshye. Inje ishyamba. Dore ngabo Sobibor nuko baje ko bayicika, nuko bayiturutse. Over 300 prisoners escaped. Imbazi ya kugera kuri magatuza kuba zacika. Here, Ada and Itzhak hanyuma Ada na Itzhak baje ko bahura. The run they managed to stay alive. Bakomeje ko bazima ngo bahuye bari kwiruka. To Israel, where they still live. Ngo baje ko byukuri basubira muri Israel na n'ubu niho bagituye. Sobibor survivors. Toivi with two other boys was hidden by a bana babiri nabo ngo baje kuba babaho for their money. Icyo gihe byukuri ngo bakomeje kugenda bikoreye ifaranga na n'ubu ngo umwe muri bo yaje kuba yapfa. Thomas Toivi Blood. Thomas hamwe na Toivi hamwe na Blood ngo baje kuba babaho. To Barbara, California. Ubu ngubu tuvugana ngo batuye muri Barbara aho ngaho muri California. Friends of his family who died there. Akaba byukuri ajya kunda kuba yagaruka kuba yareba umuryango wapiri hariya. Abantu benshi ngo bakomeje kugenda bahunga. Hanyuma aba nabo ngo baje ko bashyingirwa bamaze imyaka 40 bashyingirwanye. Icyo gihe cyabaho ngo abana babo baracyahari
ngo nabo nubwo bashaje cyane ariko bariho. Joined the partisans and became an active fighter against the Nazis. Uyu musore nawe ngo yaje kuba mu by'ukuri yaba umwe mu bantu ba mbere bafashe urugamba rwo kuba barwanya abanazi uko bishoboka byose. Uretse ko yaje kuba yagiye muri Brazil aho yaje kuba yashyingirwa. Uretse ko na nyuma yaho kubera ubushakashatsi yakomeje kugenda agira byaje kuba byagaragara ko yaje kuba yagira ingaruka zo kuba yaraje kuba yarapfuye. Ariko ngo yapfuye ubwo ku giti cye ari we wiyice. Ntabwo yapfuye yishwe. Yari yahuye. Franz Reichleitner was reassigned to Trieste and was killed by partisans less than 3 months after the Sobibor. Hanyuma nanone ngo nyuma y'icyo gihe bari baje kuba basigara muri Sobibor, ngo baje kuba bakwicwa nyuma y'amezi 3. Abarasha bamaze kuba bafata muri Sobibor dore ngabo. Filime iracyajya mbere kuri kino reberero. Hanyuma uyu nawe ngo yaje kuba akomeza kugenda n'umugabo we Arabita Avin. Anga tuvugana ngo ashinzwe mu by'ukuri ibintu byo kurwanya ibyaha mu Budage bw'iburengerazuba. Blatt testified at the trial of Sergeant Frenzel, who was convicted and is still alive, serving a life sentence. Sasha Pashersky and many of his men Sasha Russian lines. Sasha uyu murasha ndetse n'abandi bagenzi be. In 1963, ngo baje benshi kuri bo ko mu 1963 Sasha ku giti cye yaje kuba yapfa. 10 of them were sentenced to death. Hanyuma abandi benshi muri aba ngaba bakoranye nawe kuko baje kuba bakora ngo nanone ibikorwa bagenzi birenze by'inyoka mu muntu ngo baje kuba bahanwa n'urukiko rukuru rw'Irahe babahana nanone igihano cya burundu. All efforts, including Sasha's, to locate her proved unsuccessful. Hanyuma nanone ngo abantu benshi bagiye bashikuba babaho. Displayed in a Russian museum honoring those. Hanyuma ngo kuba bano bantu barabayeho ibyinshi mu byababayeho ndetse n'abagiye bapfira. Aho tuvugira hangaha byagiye bijyanwa nanone muri museum iri mu gihugu cy'u Burusiya. In Poland, where he remained safe until the liberation. Uyu mugabo nawe yaje kuba yaguma hano muri Poland ngo kugeza igihe kino gihugu cyaje kuba cyabohorwa ndetse no gutsindwa kwa Hitler kubaho kugeza kuri uyu munota ngo yaje kuba ariho yanapfiriye. Leon was murdered by his countrymen. Hanyuma Leon nawe yaje gupfa ngo yishwe na bene wabo b'Abayahudi. October the 14th, 1943. Aho ngaho zari tariki 14 yo 1943. Iyi kampu y'urupfu ngo n'abantu benshi baje kuba bapfira. Abantu bagera kuri 300 baje kuba bahapfira. Ariko abandi 300 baza kuba barokoka. Ngibintu bitari kuzigera byabaho habe na rimwe uburyo bari abadage bari barabafashe. Hanyuma ngo aho hantu haje kuba haterwa ibiti kumara guterwa ibiti hanashyirwa nanone cyamunima cy'urwibutso kigenda kibutsa abantu bose mu by'ukuri indwanye zaje kuba zakwirwa nazo muri Sobibor. Kandi kinavuga none ngo ntibizongere kuba byabaho gukorana ihohoterwa ry'inyoka muntu nk'iri ngiri. Abantu bamwe bashikuba mu by'ukuri babaho bo muri Sobibor na n'ubu ngo biracyazwi neza ko wasanga bakiriho kuri uyu munsi. I love you so much, big production. Be blessed. We are there.